Mureke dusengere ya mpano uyu musore umaze igihe kinini agaragaza ko afite impano nyinshi pe. Yaje kugaragaza ko afite n'impano yo kuba yacemba abana b'abakobwa. Mureke dusenge. Uwiteka Mana yo mu ijuru ishobora byose, Mana yaremye isi n'ijuru, Mana yaremye isi ikarema abantu, ikarema ibiti, ikarema inyamaswa, ikarema amazuru n'iminwa abahungu bakunda, ikarema igitsina, ikarema ikibuno, yewe ikarema n'agasura keza. Reka tugushimire ko ibyo byose wabiduhaye, nubwo ibyo byose biri kudushuka. Uwiteka Nyiringabo Imana, turakwinginze kugira ngo utubabarire ibyaha byacu, kubera yuko twese turacumura, turatekereza tugacumura, twavuga tugacumura, twareba tugacumura. Ariko Mana yo mu ijuru, birababaje cyane ko amaso yaduhaye turebe ibibuno by'abakobwa tukahita tugwa igihumure. Uwiteka Databuja, dukize kino cyaha, wowe uduhereza umunsi wo kubaho ukirengagiza ibyaha tuba twakoze. Ndagushimiye ko waduhaye undi munsi wo kubaho turi abanyabyaha. Reka sengere uyu musore wacu ya mpano ufite ikibazo cyo gusambana ku mugaragaro. Amavidewo yiwe ari kujya hanze araruta ayaba ari itazari wa wundi wakoraga iminota 50 n'ingahe. Ariko uyu musore wacu ya mpano afite isura neza isa na ya mpano, wagira ngo niwe bafunguye muri gereza, akaba yarimukiye i Kigali, aho yaje mu myidagaduro yacu agatangira kuba yaca ibintu. Uyu musore ari gukora ibyaha bigiye bitandukanye. Nyagasani, turakwinginze ntuturimburire Kigali kubera ya mpano. Ya mpano uri mu bantu bakomotse Sodoma na Gomora, bakomeje kuzana ibintu by'ubusambanyi mu myidagaduro. Turasengera iyi myidagaduro yacu kugira ngo ube ari wowe ubasha kuba wayikiza. Uyirinde abasore nka ya mpano n'abajihadi, uyirinde ba Semuhungu, uyirinde n'abandi batinganyi bose bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyagasani, imyidagaduro turayikweretse, turashaka gutera imbere, ariko ntabwo dushobora kuba twatera imbere tugifitemo abantu basambana gutya. Dore imyuka mibi na za karande, umuhanzi araza aririmba neza akazamuka neza, ariko bikarangira asubiye inyuma. Za karande nimba bazikura mu maguru y'abakobwa, nimba bayikura mu kibuno cy'abahungu baba bari gusambana nabo bo n'abatinganyi, Uwiteka ntabwo tubizi. Turakwinginze kugira ngo ducire inzira, turakwinginze kugira ngo ubere amaso imyidagaduro yacu, ubere amaso igihugu cyacu, tureke guhura n'inyatsi ziri kuva mu bitsina bya bamwe bari gusambana. Nyagasani, ndakeka utanyumva nabi, uze kunyumva neza Nyagasani. Impamvu ndi gusengera uyu murimo kugira ngo uyu murimo uzabashe kuba wadutunga, utunge n'abandi. Reka nsabire abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi bose badashyigikiye iri sambanywa ry'abahanzi ndetse n'abana b'abakobwa bitwaje ngo bari gushaka amafaranga. Uwiteka Databuja, dore imbuga nkoranyambaga ziraza guca ibintu. Uwiteka Bana Nyagasani, wowe urebera social media, wowe ureba Snapchat na YouTube, wowe ureba Instagram na TikTok, Nyagasani urabizi ko haberaho amashusho atari meza, urabizi ko abantu basambana, urabizi abantu ko bavuga ibyo bishakiye, hatagira abapasiteri. Turagusaba Dogiteri Pasiteri Gitwaza, Apotere Gitwaza, uriya muyobozi rwose uvuga amagambo akumvikana, dufashe yimukire ku mbuga nkoranyambaga, aze nko kuri YouTube ashinge channel yiwe, buri munsi aduha ibiganiro. Nyagasani, RIB itegeka abahanzi bose kuzajya bakurikira icyo kiganiro cya Apotere Gitwaza kugira ngo babashe kuba bakwirinda ubusambanyi burimo buravugwaho. Nyagasani, ya mpano akomeje kuba yarikoroza mu banyarwanda, ubu niwe bari kota cyane cyane jihadi. Utajya unywera abiri pe ahita akubwiza ukuri. Uwiteka Nyiringabo, ndakwinginze kugira ngo use gufasha uyu musore wari ufite uduhiti n'uduhiti kugumya gukora ibintu byiza, kubera ko ubusambanyi bwo
ntagashobora kuba yawureka. Herutse gutara amakuru hirya no hino sanga koko uyu musore usa na Baritazari ashobora kuba ari sekuru wo mu miryango ya kure. Nyagasani ndakwinginze kugira ngo ubere amaso imyidagaduro yacu. Sengeye mwami Nyagasani abandi basitari bagiye batandukanye, harimo Miki waraye wambitswe impeta, harimo ndetse n'abandi basitari bagiye batandukanye bari kubitekereza, bareke gusabana ku mugaragaro, ahubwo bagende babitwereke kuko bakora ubukwe nk'abandi. Ese Mana Nyagasani babuze iki ko tuba tubona byose babifite, baba bafite amafaranga n'ubushobozi? Uwiteka Databuja ndakwinginze kugira ngo bano bana b'abakobwa n'abahungu ubakize iyi myako na karande zo mu miryango zituma basambana. Urakoze kubyumvise Nyagasani, ye yaritsinda uri gusengera imyidagaduro, urakoze kubyumvise. Kandi nanone sinagenda ntiyakweretse umuhanzi Bruce Melody uri kuvugwaho gutandukana n'umugore. Uwiteka mu gushyize imbere umurambikeho ibiganza, urugo rwiwe urumwubakire mu izina rya Yesu. Turabizi